Ndabivuga bihereye hehe ko mbona nanjye byashobeye mana y'isi n'ijuru, mbega ibintu bibereye hano mu karere ka Rubavu mu mujyi wa Gisenyi, ni ukuri kw'Imana birababaje kandi biteye n'agahinda mana y'isi n'ijuru, mbega ni inkuru rero y'umukobwa wari waryamanye n'umusore bivuga ko ari umukongomani, ngo noneho ubwo bari bari kumwe muri loji umukobwa yaje kuza kumwiba telefone, ayiba uwo musore w'umukongomani, maze noneho umusore aramubwira ati rwose iyo telefone yanjye wibye biraza kuza kugukoraho. Nyine umukobwa ntiyabyumva, maze umukongomani nawe ikindi yahise amukoresha, yahise amurugisha kugenda yambaye ubusa muri uyu mujyi wa Gisenyi. Nibyo rero byagiye bitangazwa n'abaturage batuye muri uyu mujyi wa Gisenyi ndetse n'ababonye ibi byose biba, umva agahinda n'umubabaro byagiye bitangazwa na bano baturage batuye hano mu mujyi wa Gisenyi, ndetse n'ibyintu byose bagiye batangaza ndetse n'inama bagiye bagira abakobwa b'iki gihe bashaka kwiba utw'abandi. Nateje ambutiyaje twese twahagaraye twarebye twumiwe. Niki urebye ukumirwa? None natwe ko tumubonye gutya ari kugenda agwiragwirana yiyambuye ubusa. Ngo nuko atari mu gitondo abaduteye umwaka yabwambaye nta kantu yakada ntako. Umukobwa muzima yabwambaye ubusa buri twe nanjye uko bibona nanjye niko nabibonye. Ubonye ibiki? Ubonye umuntu ari guteza ambutiyaje mu muhanda nta kindi. Ni umugore nabonye ari umugore uri kwiyambika ubusa mu muhanda agateza ambutiyaje. Ubusa Nje niko nabibonye kandi nawe wabibonye, uko wabibonye nanjye niko nabibonye. Umuntu ndamubonye da yambaye ubusa adatambutse mbura naho nshisha umugenzi yaryamye muri kaburimbo. Bo mwifashe ku munwa? Twifashe ku munwa turumirwa nk'abasore. Ubwo nkamwe b'abayobozi mwamudufatira mukamudukurira mu muhanda taza guteza ikibazo cy'impanuka, hari no kutubuza gukora. Rose buriya ibindi yakoze nagari dore n'abo badamu bagenzi be nta n'umuri kumufata ngo wenda gafata katumufata n'umukobwa mugenzi wacu. Aba baturage twasanze bashongereye uyu mukobwa wiriwe wambaye ubusa muri uyu mujyi wa Gisenyi w'akarere ka Rubavu, batubwiye ko bimukoze ngo ari umukongomani, bivugwa ko ngo basamanye ariko yamara kumwishyura ngo akamwiba telefone yo mu bwoko bwa iPhone. Sinzi agaciro kayo niba inahenze ndikumva ngo igura na miliyoni nangwa 200,000, ariko ntabwo genda namwambika ubusa mu mwabo bantu bangana gutya musadisha gutya. Ko yaryamaye n'umusore akamwibira telefone akamusaza. Ntabwo indazi zongera kwiba abagabo. Kubera iki? Sibwo bwa mbere baje bari baba basazi. Yibye iyi telefone ya iPhone. Kumva ko nyine ngo yaba yibye telefone yacomuye umugabo bo bararanye, maze kuyimucomora arajyana ngo kuyijyana kandi yanamwishyuye, ngo yarangije aramubwira ngo niba utambaye telefone yanjye ngo uratoragura amasashi. Bakabukora bakabishyura abo bahaye, ariko ndagereka ko bagiye gucomora na telefone ngayijyane n'iki byose n'amafaranga bijyane. Ngo ibyo iPhone y'umukongomani. Umukongomani rero ndamikina ibihari ndahaye. Aje banyurwa nayo babahaye, niba yamwishyuye ajyana yamwishyuye nako ndavuga ngo mwiba n'ibyasigaje. Rero niba n'itike buriya mu mufuka yayikora bakayijyana, niba ngumugabo ari w'Ikigali nabwo handi hantu iyo tike yarasigaranye urukumva nayo yanyurute nayo yacobora akayijyana ugasanga wamugabo naramangamanzi. Ubwo rero twari turimo turakora iyi nkuru, twagerageje kubaza ubuyobozi bw'umurenge wa Gisenyi, maze tubaza Uwineza Francine akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gisenyi, maze atubwira ko kino kibazo nta kintu abiziho ngo kireka abanje kubaza, aho n'ubundi aya makuru nta kintu ayaziho. Ntihagira rero byinshi tumenya byerekeranye n'iyi nkuru, tuzabigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Gusa abaturage batuye hano mu karere ka Rubavu muri uyu mujyi wa Gisenyi biboneye ibi byose biba, bavuze ko nyine
bino ngibyo bitanze isomo ku bandi bakobwa bose baba bafite imico nk'iyi ngiyi ko bagomba kwitondera umuntu wese bahuriye nawe mu kabari ngo kuko niba wararanye n'umuntu akagumwumvikanya amafaranga nayaguhe ubundi utahe ngo ibintu rero byo kuzana ibintu by'ubugegera ushaka kumwiba ati nyine dore bino bintu bibaye kuri uyu mukobwa nawe byakubaho ati rero mwirinde niba mwavuganye ibiciro mumaze kuryamana hari ibyo mumaze gukora nyine fata ibyo mwemeranyije ureke gushaka gukorakora ushaka kumwiba utuntu twiwe. Reka rero natwe dusoreze hano iyi nkuru irimo iragenda ivugisha abagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda kandi bagenda banatanga ubutumwa bwerekeranye n'iyi nkuru bose bagaruka ku bana b'abakobwa bishora mu bintu nk'ibi ngibi byo kuryamana n'abagabo ati rwose mwirinde kuryamana n'abagabo kuko nimurebe ibintu byakorewe uyu mukobwa ati kugenda wambaye ubusa buri noneho mu muhanda ati ku mwana w'umukobwa ati ni ibintu bibabaje kandi biteye n'agahinda. Reka rero natwe dukomeze tubashimire mwe mudahwema kugenda mutukurikira 5 kuri 5 mugenda mubitwereka mu bitekerezo mugenda muduha ndetse n'ibindi byose bigenda bitugaragariza urukundo bitwereka ko tuba turi kumwe 5 kuri 5. Reka rero tubashimire kandi ikindi tubibutse kujya kureba munsi amakuru murabona ijambo subscribe cyangwa sabone mukandeho n'akazugira akaze nako nimugasige nako mugakandeho icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya mu abambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe.